أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kubera ko twemenyanyijwe ko kugira ngo tubashe kugera ku ntego twihaye ari uko tugomba gufata izi nyuguti zose mu mutwe. Niyo mpamvu ngira ngo isomo ryacu ry'uyu munsi ribe gusubira muri za nyuguti 28 twabonye mu masomo yatambutse. Isomo rya mbere twaziciyemo kabiri turebera hamwe 14 no mu isomo rya kabiri na turebera hamwe izindi 14 zari zisigaye. Ibyo byose byakozwe mu rwego rwo kugira ngo tubashe kuzimenya neza gutyo bitworohere kuzifata mu mutwe. Uyu munsi mu isomo rya gatatu ndagira ngo noneho zose tuzishyire hamwe uko ari 28 mu rwego rwo kuzifata mu mutwe cyane kugira ngo tuzabashe kugera ku ntego yacu insha Allah. Reka dutangire ku nyuguti ya mbere kugeza kuri 28 ni naryo somo ryacu ry'uyu munsi gusa turi burebere hamwe. Inyuguti ya mbere nkuko twabibonye ni alf. Ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay, سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. Reka noneho twongere tuzisubiremo nk'abantu noneho twamajije kuzimenya. Alf, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zay, sin, shin, sad, ضاد, طاء, ضاء, عين, غين, فاء, قاف, كاف, لام, ميم, نون, هاء, واو, ياء. nanone reka duse nk'abasubiramo nk'abantu nanone bamajije kuzimenya birushijeho noneho. Alf, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zay, sin, shin, sad, ضاد, طاء, ضاء, عين, غين, فاء, قاف, كاف, لام, ميم, نون, هاء, واو, ياء. Inshallah nk'abantu bamaje kuzimenya namwe mugiye gusoma nkuko nanjye nasomaga duhereye ku murongo. Ubwo ngiye nzajya nkozaho ikaramu wowe uzajya usoma. Inshallah twatangiye.
ahsanti. Noneho reka twongeze umuvuduko gatoya nk'abantu bamaze kuzimenya. Twagiye. Ahsanti. Noneho tugiye gukurikiza iki? Nge inyuguti nzajya nkoraho, wowe uzajya uhita uvuga iyo ariyo vuba byihuse nk'umuntu wamaze kuzimenya. Ahsanti. 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 Subiramo. Ahsanti. Inshallah ndabona twese tumaze kuzimenya. Igisigaye no gukomeza tukazisubiramo byinshi bishoboka kugira ngo tuzifate mu mutwe. Izi nizo nyuguti 28 zo zigize Qur'an. Nta zindi ziri hanze, izi ngizi ziri muri Qur'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.